isoko iva nk'amaraso yo mu minsi y'Imanuweli, niyatunganya abanyabyaha bagashira inenge, bagatsembwa w'ibicumuro byose bikabacikaho. Niyatunganya abanyabyaha bagashira inenge, igisambo ku musaraba kirarabutswe cyarihamye, nanjye mbwiriza wizigire noye kujya ncumura, ibyaha bicikeho rwose noye kujya nkugomera, nanjye mbwiriza wizigire noye kujya ncumura, amaraso ya watunganye ahora n'imbaraga nyinshi, niyo wacunguje itorero yaritsembye mw'ibyaha, byaganjije imbaraga yabyo ryarabirokotse rwose, niyo wacunguje itorero yaritsembye mw'ibyaha, mbere y'igihe menye isoko iva mu bikomere byawe, nogeze urwo rukundo rwawe, nzahora ngusingiza, nzahora ngusingiza iteka, nzajya ngusingiza iteka, nogeze urwo rukundo rwawe, nzahora ngusingiza, mwami mpora ngucumuraho, makwizera imbabazi zawe,
bakuramishwa nawe. Hari indirimbo zera zaziririmbira mu ijuru, naho ntago rurimo ubu uzarugobotora, uzarugobotora. Yesu niwo uzankiza rwose, naho ntago rurimo ubu uzarugobotora.